reka tubasuhuze mwebwe abakomeje gukurikira Wasamu TV show nk'uko twabibamenyereje. Rero tugiye kujya tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye nk'uko uri kubireba kuri kamera za Wasamu TV show. Uri kwareba abatumirwa beza cyane abakobwa. Reka dutangire babanze batwibwire, duhere ko uyu nguyu uri guseka w'inzobe banze yibwira abadukurikiye. Okay, nitwa Keza, aba naje hano nyine urabona turi abakobwa beza bashimishije. Nyine natwe turi beza nyine, wajya uzaho ukatureba ukareba nyine ukuntu tuba turi kwikinira neza. Iryo jambo rikurura abagabo, waje waripanze? Naje naripanze. Ubwo urashaka gukurura abagabo? Ndashaka gukurura abagabo. Baza kubitubwira niba nta mugabo ufite. Reka tujye no kuwundi abanze yibwire abadukurikiye. Murakoze, nanjye nitwa Teta. Nitwa Teta. Wowe kutavuga nk'umuntu nyine ushaka umuntu w'umugabo se? Ndavuga nuko nabimenyereye mbijemo vuba. Ngize ngo wowe ushaka kuzagumirwa. Oya. Teta, ngo bimeze bite se amakuru? Ni sawa. Tubasanze hano muri yicariye muri uyu mujyi wa Kigali, ariko musa neza wagira ngo n'ubundi mwawuvukiyemo. Teta, nibyo muri uyu mujyi wa Kigali murawumenyereye? Twabaye kavukire. Hari ukuntu njya nibagirwa amazina, yambwiye ko yitwa gutera. Iyi nitwa Keza. Keza. Uri na Keza. Ndakubiye. Urakubiye? Ndakubiye. Nawe urabizi? Ndabizi cyane, ndaryoshye, ndabizi. Ngo bijya biba ikibazo ngo iyo ugiye mu kiganiro cyangwa se we ku giti cyawe iyo umenye yuko uri mwiza, ngo bijya biba ikibazo? Ntabwo biba ikibazo. Ntabwo bizi? Ubwo si byo ntabwo byaba bituma wirata? None se ubwo ntirate nakurata? Ndirata cyane. Ndi kumva noneho unyumije, ntabwo byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo byoroshye. Ubwo kugira ngo ubwo se niwirata ufite icyizere ko uzabona umugabo ra? Gusa ntabwo rero abagabo bose muri Kigali bahuzuye. Ariko bose batarabaho. Benshi na benshi baba bankunda. Baba bagukunda? Nawe ukabakunda? Ndabakunda kunda. Ubwo bakunda iyo mugeze ku byo kurya? Kurya, kunywa, kwinezeza nyine, kuryoshya, gusohoka, byose. Aho niho bakunda. None se abandi bakunda abagabo, wenda akazagira gutya akavuga ati ndagukunda nzanagushaka, we ntabwo ari yo mpamvu? Twebwe mu mujyi wa Kigali ibintu byo kuvuga ngo tuzabana, ngo tuzakora igikwe, nta gikwe gihari. Ibyo nge ntabwo mbizi, igenda umunyacyaro. Ni bya bindi ngo Kigali tuba dushaka kwiryohereza. Kigali wisheye. Bose ugenda ubasharinga ushaka? Bose nyine. Nta kibazo. Teta, ubwo ni we ntuzamwigisha? Aribyo ndimo. Uri mu ishuri? Iyi si ni ishuri? Ibi ntabwo byoroshye. Ntabwo biba byoroshye mu mujyi wa Kigali. Ntabwo biba byoroshye? Mwese bigenda gute? Ubwo ni ukuvuga ngo uje wese murajyana? Oya, terwa n'uwo niyumvisemo. We kuri we barabanza bakanatereta? Barabanza bagatereta. Mbega barabanza bagatereta, ntabwo ari umwe wese ngo dupfe kugenda. Niba nakumvishe neza, ubundi niba ndi kubyumva neza, abantu bitwara gutyo nta gutereta bijya bibaho? Nta byo gutereta ubundi. Ariko we baragutereta? Barantereta. Subwo ibintu byo gutereta ni ibiki? Byo kukwinginga nyine nta kwinginga iki? Kwinginga iki? Upfa kumbwira ngo tujye kuryoshya gusa nshanshe. Icyo kibazo kiba gisubije? Kiba gisubije. Ndakurahiye. Teta, ngo uri mu nzira ariko nawe uri mu ishuri? Bose ntabwo mwigishe neza aho ukajyamo neza. Uri mwarimu? Cyane. Mwarimu w'iyi mihanda? Cyane rwose. Bigenda bite iyo ntabwo turi gusobanukirwa neza? Musobanurire abari kureba iyi video, bigenda gute, mu bigenza gute? Urukumva hari nk'ukuntu muri kuvugira nko mu migani ntibabashe kuba basobanukirwa. Abo bagabo mubakurura gute? Bose baba ari abanyu, ushaka uno munsi kongera ugashaka ejo, bigenda gute? Urabona hari ahantu haba haragenewe, sibyo? Tugenda tugahagarara. Umusore ushaka nyine igikobwa cyiza gifite ikibero cyiza kikaza, cyo bati twigenda twagiye. Nesa ko muhajya akavuga ati mwagiye, ujyayo wabanje kureba ko ikibero cyawe ari cyiza? Nyine wambaye akantu nk'aka ngaka nawe urakaroze akitegereza. Dushyireho kamera neza abantu babanze barebe icyo kibero. Ba bantu bari kukibona neza ra? Ntabwo bari kukibona neza kuko uyu munsi urabona nambaye ibintu birebire cyane. Uyu munsi wambaye rombi? Umunsi nambaye rombi, ubundi busa nambara akagera hano. Numva bitaba byoroshye? Ntabwo biba byoroshye. Abagore rero bafata abagabo babo, naho ubundi murabayobeje kabaye? Umugore ubundi tuba dushaka ibigabo by'ibikire biba byarakoze kera, bikuze nyine. Bikabaha amafaranga ariko?
ubuse wanjyana Mm. kunsohokana ntunkubita ibyo 50 ubundi ukabubwira iki tukaba tuvugana iki nagira ngo kuba ko muba mwabakunze nabo bakabakunda mwakundana ku buntu mbese urukundo ni amafaranga ntabwo twari tugira urukundo mu mubiri tuba dushaka amafaranga muba muri mu kazi tuba turi mu kazi kose Ariko ufite amafaranga turagenda ubwo rero abo bagabo murabahenda turabahenda nyine dore icyambere baraza akagukunda we ntumukunda uri kubyumva kabiri akaguha amafaranga ye uri kumva se ubwo atabahombye ahubwo bikomeye cyane oya abahombye mwe wakamukunze nawe akagukunda ubundi mwagira ibyo mukora mukabikora ku buntu nyine ugatana wagataha twabaho gute mu mujyi wa Kigali rero turakodesha dukodesha nk'inzu ya 30 40 nese tuzatugenda tugitangira ubuntu na nyiri ibyo tukimuhe se bibe bihuriyemo n'inzu ariko washaka kandi kazi nta kandi kazi nkatwe tuba twaramenyereye ibi ngibi nta kandi kazi twashobora teta nawe natubwire da teta njyewe ndacyari mushya uracyari mushya mu kazi yego ubwo se watubwira nk'amasomo ari kugenda kwigisha iyo umaze kuba wafata ni make make ariko nyine sindamenyera akazi dore mwarimu wanjye uyu niwe mwarimu Yego. aba ari kugenda guhugura wenda uri kugenda umuhugura umwigisha akazi ibintu uri kugenda umuhuguramo urabona aba yaravuye mu cyaro ibintu byo kuvangaramo inzoga ntabwo yabinywa ntabwo yari abizi kugenda anywa gake gake ese hari umukobwa ujya unywa inzoga yewe hatagiraho no gucoma oya kirazira da kirazira nta mwari w'u Rwanda ujya unywa inzoga oya murashaka kwigisha abana bacu kunywa inzoga tugomba kubigisha nabo bakabona amafaranga oya nose bazinezeza gute amafaranga bayashakira mu bindi bintu bitari ibyo ngibyo kandi bakayabona umunyarwanda yaravuze ngo nta myaka ijana nta myaka nta myaka ijana ibyo ngibyo ariko barabiciye umuntu wabivuze amenya baranamufunze ariko nyine karahasigaye nubwo bamufunze kacitsemo gafasha uri kumwigisha iki cyane cyane wenda uretse kunywa inzoga no kugira bijyanye n'akazi bijyanye n'akazi kwambara urabona mu cyaro ntabwo baba bambaye ibintu bisate nyine nuze ipantaro iriho deshire ntabwo babyambara deshire ariko buri ipantaro nziza ugahita uyica cyangwa akambara agakabutura gatoya hahandi wa mugabo uzatambuka avuga ati yareba nyine ukuntu ahagaze yabona nyasha afite bati twagiye agahita avuga ngo uyu nguyu ndamujyana none agahita atangira kwita ku bagabo neza ubundi mu cyaro baba bambaye bagejeje hasi baba bambaye rumbiya ubundi kandi baba bambaye nk'abakecuru bo mu cyaro kandi ukabona umukobwa mutoya kugira ngo ni umukecuru kandi ari umukobwa ariko gusaza ni byiza gusaza ni byiza ariko nyine asaza imburagihe nta myaka aragira yego ariko kwambara ntabwo ari byo byerekana gusaza bigaragaza umuco n'iki byose bigaragaza ubwo ni imico yo mu cyaro twebwe i Kigali ntabihamya ni imico y'i Kigali ibyo mu mujyi bitandukanye n'ibyo mu cyaro cyane kure urabyumva cyane teta uri kugenda se ubisobanukirwa ibyo akwigisha rimwe na rimwe biri kugukorera se biri kugenda bikuzanira akazi watangiye amasomo nka ryari hashize igihe nubwo atari kirekire hashize nk'imyaka nk'ingahe 2 imyaka 2 uri kwiga kudafata vuba ngenda mbimenya ejo akazana ibindi nabyo nkabimenya ejo akazana ibindi wowe wabimenyeyeho ibyo ngibyo umwigisha yewe nabimenyeye i Rubavu warahabaye Rubavu narahabaye hari undi mushitangi ubinyigisha umushitangi nyine usibye ko nyine yibereye Rubavu kenza mu mujyi wa Kigali biguhombanye byarahombye Rubavu Rubavu nyine ntabwo ari ahantu hasobanutse nta bagabo bafite ku mafaranga ubundi umuntu w'Urubavu usanga ari umusore guha 5 gusa urumva 5 wazayakorera akakugeza kuki abanyakigali nibo bafite menshi abanyakigali umugabo wawe utaguheza inote y'50 none umunyeshuri wawe ko atari gufata azafata biri kuza biri kugenda biza nta bwoba ufite ubwoba bw'iki bw'uko bizarangira n'ubundi atabifashe oya azabifata yego none ntabwo muba mufite yuko bizahomba bihomba gute ntabwo byaduhomba nk'uko i Rubavu byanze oya kuko njye namaze abasore bose ari abagabo bose baranzi ntabwo byahomba kuko nabaye icyamamare cyabyo ubu ufite amanomero y'abantu benshi cyane ahanga baruzuye mu kanya ushobora kumva ngo ufite gahunda nkahita ngenda ugahita ugenda utabeshye watangiye aka kazi nka ryari mfite imyaka 17 nagatangiye mfite 13 13 maze imyaka 4 mu kazi
imyaka ine yose mwese ko umwana w'imyaka iyo ngiyo aba akiri ku ishuri mwebwe siyo mufite aba akiri ku ishuri uwataye ishuri kare gusa urukumva mu Rwanda uzaruba mutazi gusoma no kwandika ya gusoma no kwandika ndabizi ndabizi cyane ariko wagakwiye gukomeza kwiga n'icyo cyongereza se wenda ukakimenya n'ibindi bikagenda nishaka kumenya icyongereza nzajya mu Bwongereza nzakimenyerayo kandi uba ufite abagabo bakujyana benshi cyane abo muri Kenya bagiye bamamagara yo muri Uganda hehe muri Congo bananginga nkurira nkagenda abo bagabo iyo bakubwiye gutyo ati tuzaze tukujyane muri Kenya muri Uganda nabo bavuga icyongereza n'ahandi hantu nyine weho ku giti cyawe uba wumva bafite ubwenge baba bufite kuko baba bashaka umwana wo mu Rwanda abanyarwanda turaryoha buriya ntabwo yajya kureba umunyakenya kandi ndi umunyarwanda nawe ariko aba afite umugore none se umugabo hari umugore umwe ni itegeko nubwo ari itegeko biba byanze nyine biba byanze akajya kuri uwa kane wenda teta we ntabwo arabifata cyane ni we nyiriwe usori kuba nakwibanzeho cyane kuko ni we umukuriye sibyo ujya wumva uzashaka umugabo uzashaka umugabo bitinze kuko buriya abagabo mbabona buri munsi ubabona buri munsi none se ntabwo wumva wabyara umwana ukamurera nawe ukajya urazi se nzamubyara ariko ntabana n'umugabo kubera ko nimbana n'umugabo se buri kimwe cyose nzashaka ntabwo ari ngombwa ngo kukima ariko nk'ubu mfite umwana wanjye namwitaho nkajya no kureba abo bagabo n'umwana wanjye agakura kubera iki se wanga abagabo kandi ukabashakisha nanone kubana n'umugabo umwe ntabwo ubu ngubu byanshobokera ntabwo byagushobokera kubera iki bitagushobokera kubera ko mba naraciye mu bagabo benshi hari uw'ububishye hari uw'uburyoshye gutyo ubwo rero nshobora gushaka uwubishye utangorera akazi neza bikaba ngombwa ko njya muca inyuma ariko mufite ariko njye mba numva mu bitekerezo byanjye ntaho nzashaka mbese uremeza neza ko abantu baca abagabo babo inyuma ari uko wenda biba bitagenze neza ntabwo biba byagenze neza ariko n'ingeso ibaho ingeso ibaho cyane ndetse ariko buriya iyo bashakanye bakamarana imyaka 2-3 aba yumva yamuharurutswa ashaka uwo hanze undi wo hanze ariko nabyo biba bitewe n'uko aba yaranyuze mu bihe nk'ibyo wanyuzemo nawe yaragenda agafatafata yego ko numvise ari mbi bitazoroha ntabwo bizoroha kutubuza gushaka reka abana bakiri bato nkatwe turaryoshye cyane wowe ko ukiri mushyashya wabivuyemo hakiri kare wapi kandi ari bwo amafaranga agiye kuza nibyo wahisemo ariko wabivamo bikemera ntabwo byakunda byakunda neza hari ikindi si ukubireka hari ubwo baguhana naratangiye kumenyera urumva wava mu kazi watangiye kumenyera washaka kandi kazi ukamenyera nawe ukaba umuntu nk'abandi basanzwe wapi bigenda gute murabana mu nzu mwese yego none ubwo iyo haje nk'umugabo nk'umwe ntabwo mujyamo mupfa oya bitewe n'uwaje kureba ntabwo twamupfa ubwo bitewe n'uwo bahanye gahunda yego ubwo se byagenda gute utabonye wenda uwo ushuka ntabwo bishobora gukunda ngo wamubona hari igihe wenda wabura nk'umuntu uwo munsi cyangwa se wenda ukarwara bibaho ntubijyemo wabaho gute wenda warwaye kandi nabwo ntabwo urwara ngo uryame urwarira mu kazi yego numva bitoroshye kuko numva bitaba byoroshye rwose ako kazi kanyu gatangira asangahe gafunga sangahe njyewe bajije cyane teta uri redi nasubize njye ndi redi umwakazi we kubangamiye ndi redi kwanza akazi nk'ubu aya masaha ndajya kuryama ndabyuka saa 3 zuzuye none ndahera saa 3 umbwiye ngo 10 tugende ituru rimwe turi ya kabiri 10 tugende none sasa mu masaha ya saa 6 bamaze kubona uwo tujya kurarana uwo turaranya itanga iminota 30 ntabwo ugira ubwoba ko yaba ari kazungu ndamuzi kazungu nzi igihagararo cye kazungu inzobe ndayizi ukuntu ameze ndamuzi wenda ushobora gusanga hari uwamwiganye ubwo se ubwo nyine yaba ari rwo rupfu rwanjye nta kundi nanone aho kugira ngo ujye gukora ibintu bikwica wabivamo oya nimba ariko nateguriwe nyine ubwo nibyo bizananyica sineze kubivamo ubundi mfite 17 nzaza mbirimo none ubwo nugeza nka 40 ukumva bazaba bakigushaka kubera iki se Cosmos urahazi
ahantu bita Cosmos hajya n'abakecuru cyane bakuze kandi bakabona abagabo, bakabona ababajyana, bakabona abasaza. Aho hantu ariko nzahajya ndebe, nta bagabo baba bagiyeyo, usanga amamodoka aparitse baje gutora abantu. none iyo ese ntifite ikibero cyiza ndambwira ngo baby twagiye. None se ubwo biba bimeze gute? Kadushushanyiriza utwereke ishusho y'aho hantu, wenda nzajye njye kureba, ariko ntabwo nzagura. Kubera uzareba ibyuki ubona kamwe keza nka twagiye, ubwo nzajyayo nta mafaranga nitwaje kugira ngo ntazagura. wasize mu rugo nanone wajya uvuga ngo wasize mu rugo ugatiba ugasanga umwana buri kuri taye. Ukabuguze gutyo. Yego bati twagiye nangahe mukumvikana igiciro 20 twagiye. Ngiye njya nibaza ko aho hantu muba muri nta bagabo baba bariyo nabo baba bategereje abagore kugira ngo abagore baze batanga amafaranga. Oya aba ari abakobwa bonyine. Ese ubwo bikumva aho ngaho hatarimo ikibazo ra? Kihe? Niba ahantu baba ari kwigurishiriza abakobwa gusa nta mugabo urimo, bikumva atari ikibazo. Nase ubwo umukobwa wajya kureba umugabo yamukura he? Kuko niyo umugore yapfubye ajya kureba umugabo akamupfubura, akamuha amafaranga. Urumva rero abagabo reka nese ibyo biterwa nuko abagabo ari benshi cyangwa abagore ari bo benshi? Abagabo urumva abagore baba bahari ari benshi, abagabo ari bakeya. Gusa niba hari umukobwa utaha nta muntu abonye ko biterwa nuko ameze, biterwa nyine nuko nimba nta nyashya afite yabajya he. Ndi kuvuga nka ba abakecuru babona n'abasaza babo, babona uyu uri umukecuru ujyanwa n'umusaza, uyu uri umukobwa ujyanwa n'umusore cyangwa n'umugabo ukiri muto. Umusaza aje kukugura ntabwo wamwemera? Namwemera. Kandi abasaza nibo baba bafite n'amafaranga menshi, baba bafite amafaranga, baba barakoze kera. ariko uzi ko ari byo. Ikibazo ni uko dufite ubwoba ko muzajya muri ibyo ngibyo tukazabura abagore, tugasazira ubusa. Ntabwo muzabura abagore, si wabura n'utera inda hanze. Niba ushaka umugore ujya mu mujyi wa Kigali ntabwo wabura umugore. Wanamubuze ntushake wajya wirongorera gusa ukigendera. Mbese ubwo uri kumva wazubaka umuryango gute? Twazashira ubwo nyine niko byaba bimeze nyine. None se wenda turi mu gusoza iki kiganiro, dore yuko kimaze kugira iminota myinshi kitazarambira abantu kukireba, wenda bifuza gukomeza kukumva, ikibazo nakubaza teta, uba wumva wabyara umwana? Wapi? Uba wumva uziberaho gutyo gusa? Wowe numva nzamubyara mfite imyaka 40. Wowe reka nibarize, wowe uzabyara umwana, ubyara umwana w'umukobwa noneho akazajya gukora akazi nk'ako ukora, byagushimisha? Siyaba yinjiza amafaranga. Hari n'ababyeyi baba bari kumwe n'abana baho mu kabari bari gushaka abo bagabo, yenda ndi kumwe na mama n'urugero, haba umugabo akarambwira ngo ufite gahunda twagiye, mama narajya aba ari unanga kubona umukiriya. Ibyo bibaho cyane hano mu mujyi wa Kigali, nta kazi ufite keza. Umubyeyi akaba ari kumwe n'umwana, maze umubyeyi akagurisha umwana, nawe akaza kwigurisha, tugahurira mu rugo duhaha twirira. Ubwo buzima, ubuzima ko numva bwaba ari bubi. Ntabwo ari ububi. Rega natwe nubwo tujya kuryoshya cyangwa tukabona abagabo, natwe mu mubiri wacu aba ari sawa. None se ibyo bintu koko mubikora mubyishimiye? Ibyo bintu mbega nk'uko aha tugeze turanabyishimiye, genda byishimiye cyane. Ntabwo uba wumva wabireka? Niwambwira ngo mbireke narwana, nubwo wampa akazi kuyanirwa nicaye, ntabwo nakareka. Wenda baguhitishije baguhe miliyoni 10, wazikoresha iki? Cyangwa wazanga ukigumira muri ako kazi? Ntabwo nazifata. Ntabwo wazifata? Kandi ako kazi gashobora kuba kazarangira n'ubundi kataziguhaye. Ndi nkawe nazifata nkakavamo nkareba ibindi bintu nkora. None se ubundi ko uwo mugabo ashimisha yenda nkaryoherwa, nanjye nawe akaryoherwa, nazongera kuryoherwa gute? Washaka umugabo? Oya. Ntabwo wowe icyo udashaka no gushaka umugabo? Nta mugabo. Ujya usenga? Oya. Ntabwo urajya gusenga na rimwe? None se ubwo ntabwo wumva uzajya mu ijuru cyane nubwo burishaka? Ijuru ni iry'Imana. Ariko n'abantu tuzajya? Oya. Abantu tuzajya? Ninde mwabonye wagiyeyo? Bagiyeyo da.
hari uwaje arababwira ati dore mvuye mu ijoro. ariko tuzajyaho n'ubundi birazwi. Muzagende njyaho nzajya hose nzaba napfuye. Ubu uramutse wisanze mu ijoro ukavuga ati mu ijoro ibyo ntabwo bibaho, bakaguhitishamo kuguma mu ijoro no kugaruka ku isi, wakora iki? Najya ku isi. Wahita wigarukira ku isi? Ko numva bikomeye. Biba bikomeye. Ariko yabaye nk'uwacecetse burundu yumiwe akazi ntabwo arakamenyera neza. Yumiwe hamwe bafite isoni, ariko twe isoni tuba n'ikariso nayambara nkagenda, n'isutiye nkambara nkagenda. Ababyeyi bazareba iki kiganiro batazambwira ngo nayo nagiyeyo mu Gisimenti. Mu Gisimenti tujyaho muri convention, ahantu nyine bari abagabo. Mu Gisimenti ubundi biba bimeze gute? Mu Gisimenti turagenda, haba bashyirizemo umuziki mwinshi, natwe tuba twambaye utumiri twacu dutoya, umusore akaza akakubyinisha cyangwa umugabo agashyirwa twaguyemo, tugahita dukodesha rogi. Rogi mu Gisimenti ziba zirimo? Ubwo rogi nangahe? Rogi ni 10,000 kuraramo, kutararamo ni 5. Mukabana ku masaha? Ntabwo ari amasaha, ni iminota nka 30. 5 byo bikaba biragurutse. Amafaranga ko numva ari menshi. Ni menshi, ariko urabona muri Kigali haba hari abagabo bakoze kera bafite amafaranga yanasagutse. Teta umaze kujya mu Gisimenti kangahe? Igihe cyose njyayo cyane muri weekend. Muri weekend? Nube ejo uno munsi turi kwa kangahe? Turi kuwa mbere. Ubu ngubu muri weekend wavuyeyo? Ubwo twari turi. Iyo wagiye mu Gisimenti wenda ukurayo nk'amafaranga angahe umunsi umwe gusa? Make aba ari nka 80. Siko numva ari menshi. Ubu ariko uvayo ubonanye n'abagabo benshi? Ntabwo mwumva bizabatera indwara y'iki se? Ntabwo indwara twazirwara. Urabona haba hari utuzu. Abo nibo baguhamagaye? Oya, ntabwo namwitaba. Aragira ngo ujye aka kanya? Yagira ngo njye aka kanya, ariko ubu nibidusoza kuvuga tuhita muhamagara kubera ko namenye uwo ari we, ntabwo aranshaka, mpita mubwira ati aretse mbwa afite umwanya ndawufite, afata akamoto usanga akishyure. Ntabwo akishyure. Byigize bikubaho ko umuntu akubwira ngo ufata moto kandi buri munsi nyifata akanga kuyishyura? Yanze kwishyura sasa rero nayishyura ko mfite amafaranga, ntabwo nagenda nafite amafaranga. Yanze kuyishyura nayishyurira, nakongera nkishyura indi igaruka aho nturetse. Ariko waba uhombye? Ndahomba mu kanya gato, ariko mu kanya ndabe nongeye ngaruje ya mafaranga. Ubwo bivuze ngo kandi ntabwo kirahomba, icyo mba nifitiye ni umubiri wanjye Imana yaradukoreye. Yarabakoreye? Urashima Imana? Ndashima Imana. Ese ubwo mujya mwibuka no kujya gutura basi amaturo y'ishimwe mu rusengero? Amaturo arya bande? Arya abapasiteri, ntabwo ajya mu ijuru, kuko Imana ifite amafaranga menshi. Ariko ni abakozi b'Imana bazayikorere nyine. Rero mwakabahaye nuza amaturo mugashima nyine iyo Mana, muyiha abakozi bayo. Ningera nzayishima ndi mwana mvuga ati Imana warakoze kuba warangiza umukobwa, sibyo? Sinzagushima abapasiteri. Abapasiteri nta kintu bampaye. Noneho kera nk'ukuntu bavuga ngo umuntu arara mu isekuru akaba umukobwa, yarara mu muvura akaba umuhungu, bakubwiye ngo ube umuhungu ntiwakwemera? Nubwo bambwira ngo ndaba umuhungu mpite ngiye imodoka nk'icumi, ntabwo nakemera. Ubwo se ni iki kibi cyo kuba umuhungu? Erega umuhungu buriya arakosoma. Umuhungu ubu ntabwo yaba mu mujyi wa Kigali, yenda yabuze aho kurara ngahabone, yarara mu muhanda, kugenda arara mu nzu nziza cyane. Reka dusoze iki kiganiro, ariko wenda mugira n'inama abatoya muri kumva nabo bahitamo akazi mwahisemo cyangwa abakiri bato ntibazakazemo, kuko buriya u Rwanda rwari runahombye, rwaba ruhombye cyane. Bareke abapfuye bakomeze, reka abapfuye dukomeze twipfire, abakiri batoya nuko nyine batari bapfa mu mutwe. Teta, ni iki wavuga mbere y'uko dusoza iki kiganiro? Nyine ngewe ikintu nababwira, bitewe n'uko baba babishaka bakajyamo, ariko nyine utabishaka ntabwo yajyayo. Ariko weho wabwira wamubwira ati gumireyo byihorere? Namubwira ati niba ubishaka karimu ngweno turakwakira, niba atabishaka akabireka. Reka twanzure iki ngiki, nuko ako kazi cyo nzi cyo nuko ari kabi, ntibazakazemo ahubwo bazashaka ibindi bintu byo gukora. Twabashimiye abakurikiye iki kiganiro, bakomeza bakore subscribe, bakore share ku bindi biganiro. N'undi muntu wese waba ufite icyo ashaka kutugezaho yaduhamagara, nomero zacu ziba ziriho zose. Mwakoze cyane.